Joyeuse mon bébé uraho. Nk'ibi bintu umaze igihe Oya buretse ya Coca-Cola. Ndayigutunze. Joyeuse Nizwe ukunda Joyeuse. Joyeuse anywe fata. nta n'umuntu wanyambitse purante. Joyeuse. Joyeuse mon bébé. Karame. Uri mwiza sengewe. Nanjye ndabizi. Nyemerera nguha urukundo iyo niyo gahunda. Nkunda Juno. Joyeuse ukunda uzaje kumera ibyanyabyo. none ukuntu mbabara. Nasuko nari seri. Bana ndane fanta ndabivuga. Kandi ko. Ukarama bafi. Juno we urabizi ko ni ibyambere Juno ndamukunda cyane. Mubu ngubu Juno aramutse aje aka kanya kari ugutungura. Wabyakira gute? Umbwira mumura amaso. Oya banza ubwire icyo kintu. Juno aje akagutungura ukangutse ugasanga ni Juno uri nk'iruhande rwawe. Nabibona ako kanya. Wahita umera wahita ujya mwishu. Wabibona ako kanya please. Intoki za Juno urazizi? Cyane. Reka mbwira Juno agukore mu maso umbwire niba ari Juno nuhumure Joyeuse nuhumure Juno munkorere mu maso. Ningewe uwo yari njyewe. Uwo yari njyewe. Juno none banza umuririmbira akaririmbo uzi ka Juno Joyeuse banza uririmbira Juno ujye usigasira urukundo. Ntabwo namuririmbira ntaramenya nimba ari kwizi ntoki ntagarize pe. Ntabwo naririmba ntarabimenya. Ngiye naririmba nabonye kare nimba ari wowe uri kunyinisha. Ntabwo nongera. Ngano none reka Juno mufa. Nagariwe. Yagukozaho? Nagariwe. Ni Juno. Mufate. Siwe mureke kunyinisha. Reba katari Juno. Icy'ingenzi nuko mbona ndashyamba rirahera. Ariko aragukunda nanjye ngo. Sibyo reka mbwira. Nabase agaciro umuntu ugukunda sibyo. Nigeze akubwira ko ndakunda. Basi ngenda gukunda kurenza. Hari ahantu uhuriye na Juno. Ugiye muri mirimo ujya Bagiye muri ugiye mu ndorobwa ukireba wasanga usa nka Juno tutabe ugiye muri uzabigerageze Joyeuse udatuma nkotora ibiki uzabigerageze ujye muri ndorogwamo wirebe miriwari ujye muri mirinwari vuga ngo miriwari Hello guys, nitwa Papa Gikomango mu muya udushonara na mwenyewe Made in Rwanda Miss Ubushinwa. Papa Kibwa ni impano online TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwakabyara bwe rero uyu munsi ngiye kubahereza ikintu bita show. Shona nyonyo na shosho. Yego ndabasuhujeho muherereye mwese ndababwira ati yambi cyangwa se yambo ariko nanone mbibutsa gukora subscribe no gutera comment gutanga ibitekerezo byanyu kandi mugatanga bya bitekerezo byiza cyane nk'abantu bakuru nk'abantu bazima mugatanga ibitekerezo byiza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kuri kamera zacu rero ndi kumwe na Joyeuse. Uri gusa kubikuye ku mutima. Joyeuse ndakwakire ku Manonora TV. Urakoze cyane. Amakuru witwa nde? Witwa Joyeuse ndako. Narigiye kubaza ngo witwa nde? Datuma nseka nkawe reka mbanze mubaze ikibazo. Uri gusa kubikuye ku mutima. Ni iki kiri gutuma nyine useka gutyo nyine? Ariko niko abantu bahereza show. Datuma nanjye nseka. Twagiye. Joyeuse mon bébé. Karame. Uri mwiza shengewe. Nanjye ndabizi. Nyemerera. Mwemerera iki? Urukundo. Aryo bavuga. Twagiye mbabarira. Bareka nkubwire umaje kuncanga. Ngo mwemerere iki? Dutembo. Batemere. Akaririmba. Oya nyemerera ni indirimbo yanyu.
nyemerera aryo vuga bayiririmba katuririmbire kandi wayitangiye okerekanye itangire dukomezanye Joyeuse mon pepe karame uri mwiza shengewe nanjye ndabizi nyemerera urukundo iyo niyo arya nyemerera urukundo urwo ngukunda iyo niyo gahunda nkunda Juno niwe nihebeye kunda Juno ujya kuya ko turi mu kiganiro cyane none uravuga ko ukunda papa inski suko nganavuga ko nande ahangaha muri aho kugira ngo mvuge ko ngukunda najya haguruka nkakivamo birisariye pe kuba ni mu kiganiro cyawe ntabwo negeka ibyo mvuga ahangaha uri ku Mano Online TV uri kuri channel yanjye kuba ndi kuri channel yawe ntabwo negeka ibyo mvuga urabivuga ntabwo mbivuga sawa nyine urabivuga ntabyo mvuga tukama ngusengere navukama ngusengere kuko ufite ikibazo nanjye ndabyanze kujuye kumbona waje wakameje ahangaha kari mu kiganiro cyanjye ni mu kiganiro cyawe ahubwo niwe wakameje tubwira ngo buretse gato twagiye amategeko n'amabwirizwa arakurikizwa twahuye nkunda Juno twamenyanye nkunda Juno none reka mubwire indaya yigiye mu rugo rw'umuntu uwo niwe mugabo we ushatse kunyita indaya sorry izina rya Yesu abazimu bashye Imana igukure mu buraya mu izina rya Yesu turi gukora ikiganiro nago turi mu buraya mu izina rya Yesu nago negeka ibyo kuvuga aho nanjye nari nkoze soni ariko abantu bakomeje kugenda bavuga ngo akantu ngo kasongo ugenda utambikamo ngusigaye nguzi kuvuga akantu ngo so sorry Gumana tundi none se so uvuze iki si ikibazo kandi ndiwa gutanyaki banzo wemere yuko uravuga baba nabyo mvuga Joye urabivuga mvuge ngo iki baba kari ukunda twagiye Joyeuse mon pepe karame uri mwiza sengewe nanjye ndabizi nyemerera urukundo iyo niyo gahunda nkunda Juno Joye ukunda baba uzaje kumera y'ibyanyabyo urukundo mbabaye nasi uko nari seri banza ne fanta ndabivuga kandi koko ukarama wapi kandi wa muhungu wifitemo ibintu bitari byiza nenge kuvuga ngo ukarama wapi nta bibiri iri hano ra mu izina rya somera umurongo wo muri bibiri yose ugomba kugenderaho uyobora ikintu kiganiro Joye umurongo ngomba kugenderwaho nakuvuga uburaya nk'ubwo uri kuvuga ni ukuvuga ibintu kandi suriyo inye wangizeyo oya ndi umwana w'Imana yego aba n'umukobwa wa Juno Kizigenza uri aba umukobwa we n'umukobwa cyangwa w'Abanyarwanda uri umukobwa we cyangwa uri umugore we ndi umugore we nose mu gihe ntaraba umugore we siturashyingiranwa ntabwo mwigeze mubona amafoto y'uko twakoze ubukwe bizaza nabyo nyuma yo convention hari ibindi tugiye kubona bizaza rwose abaye muhamagara Juno ubwo noneho ndemera aho ndemera mu murenge mugiye kujyayo twavuyeyo wegeye oya ntabwo turavayo rata tuzajyayo we nande ariko usigaye wibepesa usigaye usiga ibintu ku minwa njye nombe mani utanjijisha abantu uzanire fanta banuzane fanta utanjijisha banuzane fanta Joye wapepese nakugura kugira ngo unyunde zundi wibwiraga ko niyo wangura nakwemera wowe ntago wankunda nkukundira iki ntago wankunda nkukundira iki nyine ubu ndi mubi mubi se gusa urabona hari ahantu uhuriye na Juno ugiye muri mirimo ugiye ngo ngiye muri ugiye mu ndoro bwawe ukireba wasanga usa nka Juno tutabe ngiye muri nzabigerageze
Joye udatuma nkotora udatuma nkotora ibiki ibyo uzabigerageza ujye muri ndorogwamo wirebe miriwari ujye muri mirinwari vuga ngo miriwari miriwari Dande ntabwo nabikora ese Joye uti wari wigeze unyigisha sigaye wambaye neza reka ibyo bintu cyane tugomba gutangira umwaka twambara neza kandi ejo yari anniversaire yanjye wanze no kugira urira nk'umuntu kwa ejo wari ufite anniversaire cyane rwose wujuje imyaka ingahe Joye 18 shuwa uru rwana bigeze ahangaha umwana sindi urwana nkwiyana umwana sindi urwana nuko byatakwituma cyane rwose umwana urubwana Joye kubera yuko wagize anniversaire y'imyaka 18 ngiye kugukorera ikintu cy'amateka ngiye narabibonye pe ariko ntabwo nabyirengagije ngiye kugukorera ikintu cy'amateka ngiye kugukorera icyo bita surprise ngiye kugutungura nicyo bivuze ugiye kugira gute kugukorera surprise surprise imeze gute ahubwo ni nawe ukanyorosha wa ari keke na fanta nicyo ushaka cyane ndashaka fanta Joye ndashaka ko aka kanya usenga Imana yo mu ijuru wibwira ati surprise baba nyubo anyemereye bicisha mu mucyo nyibona iyo surprise Nyagasani ntabwo njya nsenga Imana ndagukira Nyagasani iyo surprise baba nyoherereje iraba ari iya fanta nimba atari iya fanta sinirwe nyibona izina rya Yesu ndashaka fanta ngaho senga ngewe nyizanye mve mu kiganiro ugende nyizanye yanyabyo senga kamubwire babu nk'ubu uri gukina mbabarira wubahe Imana ngo ninde babu ngewe ngo babu wahe isubizeyo bari yawe yisubize oya niyo ngiye kugura nimba ari yawe niyo ngiye kugura nkagura nase ni yawe kari yanjye kiraba yabaye yanjye aha yisengera ngiye gusengera mu mutima ngiye gusengera mu mutima Joye reka ngusaba akantu kamwe sibyo niba ushaka ko nkukorera surprise ikagenda ikanaca no umbabarire unyumvire kamaso usengera mu mutima urambura amaso ureba uko ngenda kugira ngo utanyicira surprise urabinyemerera ntari uri tayari uri gutekereza ko ari n'iki wenda ngiye nko kugutungura uravuga keke y'imyaka 18 ariko mbabarire ntunyeganyega ntabikubwiye nushaka no kureba ubimbaza mpaka mbikwemereye twagiye Joye ariko mbabarire ntukore ikosa Joye uri tayari Joye urumva umeze none se suri kumbwira ngo mumirize oya humiriza nyine wireba nakwikirije rero ngiye guhumiriza sawa ntabwo wakikiriza utahumirije se ko ufite mu kanwa heza Joye Joye genda wabaye igikoko wabaye icyuki wa mukobwa dore ubwiza mu matwi mu matama ngiye kureba oya nturebe ngaho gumuko Joye yujuje imyaka 18 gumaho Joye gumuko uri gukikatisha inyuma oya humura ntacyo uraba Joye uri gutekereza ko nzanye keke cyangwa fanta gusa sure uzaniye keke ariko ndumva itari kumumurira keke sirahumura ndagaruka mbere none kigera iruhande rwanjye bitanumva ko haje agapande kuko bivuye muri firigo niyo bakoreye hose mani mbwira mfungura amaso oya babarira we
babarira pe babarira ndakwinginze babu nisanga atari ibintu byiza. ese joye ugihumirije ariko ugira urukundo ugihumirije urukundo ugira ubu ubona ko nta rukundo we ntabwo mugirira nta nubwo wagirira Juno we urabizi ko ni ibya mbere Juno ndamukunda cyane. nk'ubu ngubu Juno aramutse aje aka kanya kari ugutungura wabyakira gute umbwira mumura amaso. oya banza ubwire icyo kintu Juno aje akagutungura ukangutse ugasanga ni Juno uri nk'iruhande rwawe nabibona ako kanya nabibona ako kanya wahita umera wahita ujya mu ijuru wabibona ako kanya please intoki za Juno urazizi cyane. reka mbwira Juno agukore mu maso umbwire niba ari Juno ntuhumure Joyeuse ntuhumure Juno munkorere mu maso ni njyewe uwo yari njyewe Juno none banza umuririmbira akaririmbo uzi ka Juno Joyeuse banza uririmbira Juno ujye usigasira urukundo ntabwo namuririmbira ntaramenya nimba ari kwizi ntoki ntabwo arize pe ntabwo naririmba ntarabimenya njye naririmba nabonye kare nimba ari wowe uri kunyinisha ntabwo nongera ngano none reka Juno mufa nagariwe yagukozaho nagariwe ni Juno mufate siwe mureke kunyinisha reba ko atari Juno Joyeuse mo bebe uraho nk'ibi bintu umaze igihe oya buretse gato Joyeuse amakuru meze neza njye nitwa Bozo urakoze cyane. gufiya njyewe Juno ibi ngibi umaze igihe kingana gute ubiteguye umva ngenje kubwira Joyeuse ko mukunda ngiye Joyeuse ngenda gukunda urakoze kandi ukunda nk'umukunzi wawe ntabwo ukunda nk'umufana wawe Joye wakihanganye ugahobera umuntu ugukunda ngo nkunda nk'iki ukunda nk'umuntu ugukunda apana nk'umufana unkunda urukundo rumeze gute uwo mfite se ntabwo uzi ko mfite sheri mfite Juno Joye uyu musore yarampamagaye arambwira ngaragukunda bya nyabyo arashaka kukwereka urukundo mwereka urukundo uyu mwanya ni uwawe Juno nta mpamvu yo urukundo ukarumwerekera kuri kamera ku buryo ufata ibintu ukabizana kuri kamera iya nyiyandikira ko nimero yanjye iba iri kuri YouTube channel yanjye ibiri ahantu hose kuki watagwaye nimero yanjye Joye arapfukamye ko aranapfukamye Joye ubu basi mwumve ntabwo ari uburyarya ngenda gufunda aranapfukamye Joye suko ase Joye wambaye ukanyumva ntabwo mwigeze mubona ndi gukorakora kuri Juno ngabasi ngiye gukunda wasanga okay shiraho amategeko n'amabwiriza ariko umuhungu urukundo nkuko nawe vuga utangaraje Joyeuse komaze mubwira icy'ingenzi nuko mbona nkunda ariko aragukunda nanjye sibyo reka mbwira ngabasi agaciro umuntu ugukunda sibyo wigeze akubwira ko nkunda basi ngenda gukunda kurenza Joyeuse Juno ntabwo gukunda nukukubeshya ubonye umuntu ugukunda izina ry'Imana ubonye umuntu reka banza mubwire gabanya njye ngukunda kurenza gukunda umuntu ndabyumva nanjye yarababaraga tutarahura ariko ntabwo ntamukunda nkunda Juno nese wakumvisha ububabare basi wahuye nabwo utaramukunda basi nanjye ukumva ubu bubabare se ko naba ngiye kubabara bwari mwe mwumve nyine winkoraho akasabu wowe nigeze nkubwira ko nyineshe nyumva Joye nyumva yewe yarambwiye ngo aragukunda ni umumotari urumva ngarashaka kuba yanakurungura akagushyira mu rugo ndavuga ngo njyewe nzakuhuza na Joyeuse inzu ntabwo ariyo nkeneye ntabwo inzu ariyo nkeneye ukeneye iki Joyeuse nakubwiye ngo gukunda birababaza ariko wakihangana ukabikuramo kandi nanjye nkunda nk'umuntu uramukati nese basi wewe kuki utangiye uramukati umusore reba ukuntu yapfukamye nganye nawe byibwire basi ngamuhagurutse basi byuba basi byuba reka nkubwire utandukanye urukundo n'indimi myaka yose utandukanye n'urukundo
Joyeuse wambwiye yuko ngo wabaga ku muyungu no muhungu mwari mutuye. nanjye niho ndamubwira ariko nari musabye Wagituranye ku muyumbo ko utari kubwira ku muyumbo wagutuye. Ntabwo utuye ku muyumbo ahantu bita muri muyumbo mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Nyabugogo. So twahoreje n'ubizi ko nakukunda. rengana mu izina rya Yesu mutaza kumbeshya Uretse ko nyihakana. Bwari mwe bwira umuntu ugukunda ikintu kiri ku mutima. Gabasi Aragukunda. jewe Wenda nagazi gutandukanya gufana no gukunda. urankunda nanjye nkunda ntabwo urukundo rupfa kubibona gutyo gusa ngo rukwizane zikukunda jono nanjye nkaba. nanjye warakoze nyine urakoze gukunda nanjye nkunda Joyeuse yahuzanye akafana. ariko se mami mwarangiye Joye basi Yadumuzanire Yadumuzanire fanta. nyine Fanta ntabwo ari icyo Ngira n'ikindi cyose ukeneye ngiye nyigore ko ubone ko mukunda. Joyeuse. Fanta yikuzaniye genda nayikuguriye. Ikindi cyose ukeneye nyigore Fanta ko. itera inda abakobwa mudukurikiye Oya. umuntu nakajya gushukisha utuntu tw'amafuti Risk ni itera inda. ibyo birayireba Risk ni itera inda. mukanya araje ambwira ati Joyeuse reka ngo rifite no iyi fanta nayigurira mani nubwo nayigusaba ariko ntabwo wayimusaba ariko ntiyayikuguriye kuko atagukunda ngiye nayigurira ngiye Basi kugukunda kubaye basi nk'umufana, kubaye nk'umufana. kamaye nk'umufana Kamupfundura. oya ndayifuza nkagupfundire basi. Kamupfundura. Ko ke yari cyo Ase yize. wahise basi nkagwa kaya ko mukunda nkagwa na kaya ndayifungurira basi nkagupfundira. genda uza n'urufunguzo Reka ntabwo nduza. reka ubwire babu nyine arakoze Amaze nk'ibyumweru nka bibiri. Anyinginga ngo uzaba ari umugeni na Joyeuse. uduze bigende gutanga udurize kuri kamera Unane jewe urumva N'urufunguzo ko nduzanye kubera ko utari kunyuza basi. Joyeuse apfunduye fata y'umukunzi we. Chapai, cameraman. Ni y'umufana, ni y'umufana. Ni y'umufana. nayo nyinyweye Ni y'umufana pe. Ni y'umufana. Nukuri ko uzajya gasanye kuvuga ngo uzamure Oya, ni y'umufana. nayigurira urwego ndiho y'umufana. imana yamvanye kure Ni y'umufana. yamvanye habi kuki uta nimba arunzi ku muyumbo kuki utaje ntaragera aho ngeze kuki utaje ntaratangaza ko Nese joye ko ntakubonaga wumvise ko najyaga kukuvugisha ukamba. Joyeuse ariko zino ni Je najyaga kukumva. Basi mbabarira. ngabasi kamwe kwera karakumufana. Kamwe kwera karakumufana. Basi kakira naguhaye umutima mwiza sibyo ariko kakiruka sibyo. si ngombwa kwinywera imbere ya kamera Oya kamwe pe. Yereke kwa ko byose Basi twarabazi kamwe sibyo mbone wishimye basi wenda urongera kumbwira ngo ngweye fata y'umukunzi nimba unkunda urukundo rw'umufana insike nanjye Juno ndamukunda Reka mpindure ibyo nari mvuze. Reka mpindure ibyo nari mvuze. Jya gupfundura, pfundura. Pfundura mbivuge neza neza. Joyeuse anyweye fanta y'umufana. none se nabyo byanze basi. Ni izina ry'Imana nayo nigenda ko. nkweye Joye. ntabwo iyi fanta ngiye kuyiruka mu izina rya Yesu Joye nayo uraruka. Ntabwo nayimutsa kandi mukunda. Oya. Ariko se joye ko mukunda. Ubu nkwe Joye, n'Imana ya. kamwe. N'Imana nyiguhaye ukayanga ko. Joye iyi fanta uzamema y'ifanta y'Imana. uzajya ungurire bibiliya byibura uvuga ati iyi Imana Na bibirange nayiguha bitewe. ngo fanta Je utaha nzaza nyikuzanye kugira ngo yemere ko mwishyire neza fanta kare washaka gusigwa ugapfundura nayo muguye basi ngakamwe nk'umufana basi wenda ujye uvuga ngo umufana Reka wagira mubwira uko byanditse. kamwe nk'umufana basi kamwe Reka buretse gato. Reka manze mubwize ibyo byanditse. Iyi nabonye mabuze nta kintu muzajye namuha kuko muyikoresha byose arabikora mu buryo bwo kugira ngo munyibuke. Uzibuke igihe Ariko uza kuba wahuye n'umufana wawe narishimye cyane wegurira ndanezerwa fanta kuko ya Coca-Cola. ndayigupfundira Joye n'izina ry'urukundo ukunda Joyeuse. Joyeuse anyweye fanta y'umufana umukunda. Kuva wabaho niwe mufana ugukunda umukunda. nta mugabo wigeze unyambika gutya nta n'umuntu wanyambitse purante Joye uyinyweyeho peki sibyo nawe gira ikintu umubwira nk'umuntu ugufana ukunda n'ibyo ukunda. n'izi nyashi ikintu namubwira nanyikuremo n'imbabazi ko nanjye Kuki wowe utikuyemo Juno? Ntabwo Juno nyine wamwikuyemo ntabwo nanjye reka byakunda kumwikuramo umaze igihe cya mbere ndi umwana Ko nanjye ndi umwana mfite imyaka 20 mfite 18 mfite uburenganzira bwo gukomeza nararebye mbona nta kintu namakuru ariko mbona hari ikintu ugomba kumutega basi reka ngiye gusaba akantu kamwe namuteguriye intama vuga ko ngomba kumutega
ndi kumwe n'abavandimwe mwere ko byibuze nawe atakunze umuntu w'ikigwa njye ntabwo njya mubera Juno gusa kandi ikindi cya kabiri wambaye kamera ko basi wenda reka tuvaneho by'urukundo basi wenda ndi umufana wawe uri umufana ikindi cya gatatu akuru bwacu umumpere akarabura munifotoreze kuri fanta kubera ko yareze neza munifotoreze kuri fanta y'igihumbi muyifate yatunze urugo yifate oya yifateho mwifotoreze kuri fanta y'igihumbi ikindi kintu ukunda basi wenda utanze amakikuzaniye sibyo basi ubone nakubwiye ko ngo nkajya gufata imari nshaka Bibiliya na gatatu n'inyungu zankunda ngira n'aka kanya mpite njya kuyizana n'inyungu zankunda ntabwo mbanga njye nkunda nta muntu wanga abamukunda umubyeyi ariko ntarunda kandi usiba n'umuntu nigeze ndeka kumusari Joyeuse ni mwiza nta n'umuntu ubwo utamukunda ngo Joyeuse amakimbirero ndamukunda y'uyu mwaka nabuze icyo nta n'undi musore ngiye nshaka hari icyo rero mutegura umana rero na sheri wawe fata sheri wawe mugigire urukundo njyewe nigendere nyinginga nyinginga oya ubwo njyemba narageje wa Yesu nyinginga nyinginga baba wakoze ku mubiri wawe gurukana umugore wawe ese Joye waretse kumiro mwiza imana yawe Joye waretse basi n'iki nakora kugira ngo ukomeze umwuka biranakwemereye kuyigura nuko icyo uri kunyanga we